Reka mbifuriza ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Nk'ibisanzwe tugarutse muri ya gahunda yacu yo gusobanura amazina, aho tugeze ku izina Olivier. Iri zina rikunze cyane gukoreshwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka turebere hamwe rero bimwe biranga ba Olivier. Bagira imyitwarire yenda kumera kimwe, bagira ibitekerezo byubaka ku buryo usanga ibyo batekereza gukora bibahira kandi ngo ntibapfa kwizera. Olivier rero umubwira ikintu akwereka ko aguteze amatwi ariko ngo ntabwo aba akwitayeho. Ikindi wamenya kuri uyu mwana w'umuhungu, ngo Olivier agira umutima woroshye ku buryo adashobora kwihanganira ibibazo ahuye nabyo mu buzima. Agira amarangamutima hafi ku buryo afite ikibazo buri wese ahita abibona. Biragoye kubasobanukirwa kubera ibintu byabo baba bagize ihango, kandi usanga imiterere yabo ibisa nkaho imeze kimwe. Ngaye rero ubusobanuro bw'izina Olivier. Niba nawe hari izina wifuza ko twagusobanurira, twandikire muri komenti tuzarigusobanurire. Hagati aho, niba iyi video hari icyo igufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gishya ujye uhita ukibona mu ba mbere. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Njye mwumva ndi Mr Felix, Imana ibarinde.